dufite ababyeyi badafite umuco namba wo gutoza abana kujya mu mirimo, ugasanga nk'ubu ufite papa wawe afite business ikomeye, nta kintu na kimwe umufasha, ntuzahitangira ntuzahirangira, afite abakozi yangaje we ntagushyira, wowe ubwawe ntufite ubushake mu byiga ngo winjire, nawe ntafite ubushake bwo kukuza, uzi yapfuye akura agakereda afite, bamanege bakagira ibyo batwara, kereda ukananirwa kuyishyura bagateza cyamunara, ugasigara uri inzererezi soya ari umugabo cyangwa nyoko. Kera mu giturage ababyeyi ntibasaruraga mukajyamo mugahumba ibishyimbo byasigaye, uriya mwana agakuramo ingemeri 10 akagurisha akigurira inkweto. None ubu mwebwe mu mirimo ya baso na banyoko bakora uyu munsi byitwa ngo bigezweho, murahumbamo cyangwa wirirwa ureba filime na match hari uko baguza bonoma, iso akaba ari umushoramari na nyoko, kugira ngo mbibutse babajene mu gitondo bwacya badahari, banki igateza cyamunara, ugasigara uri inzererezi witwa mwene runaka, kubatera ubwoba. ntabwo ndimo ndababwiza ukuri, cyo ko rugira ubwoba agahunga akajya mu mirimo, wowe wakwiye kuba ufite ubwikubye kane. Uyu muntu utagira ubwoba uzamenye ko atagira ubwenge, bakwiye kuba bafite ubwoba bw'ahazaza h'ubuzima bwabo, bityo bagahaguruka